Ese wari uzi ko ushobora kubona ikibanza cyiza hafi ya Kigali gifite viyu nziza kandi kiri ku giciro gito cyane? Uyu munsi ndakwereka ikibanza giherereye i Kamonyi mu Gacurabwenge mu mudugudu wa Rugobago. Ni ahantu hari gutera imbere cyane. Niba ushaka ishoramari ryiza, iyi videwo ni iyawe. Iki kibanza giherereye ahantu heza cyane hafi ya santere ya Kamonyi kandi kiri hafi ya Kigali. Iyo uhagaze hano uba witegeye neza umujyi wa Kigali, hari viyu idasanzwe, hari neighborhood nziza, abantu batuyemo neza kandi ibikorwa by'iterambere biri kwiyongera umunsi ku wundi. Ni ahantu heza cyane ho gutura ndetse no gushora imari. Ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 407. Ni umwanya uhagije wo kubakamo inzu nziza yo guturamo. Nk'uko mubibona, kiriho inzu y'amategura ishobora kugufasha gutangira kuyikoresha cyangwa kuyivugurura uko ubishaka. Ibi bivuze ko uguze iki kibanza adatangirira ku busa, uba ufite ahantu ho guhera. Ni amahirwe akomeye ku muntu ushaka gutura hafi ya Kigali ariko ku giciro gito cyane. Reka tuvuge rero iki kintu cy'ingenzi, igiciro. Reka tuvuge ku kintu cy'ingenzi, igiciro. Ikibanza gifite ibi byose: location nziza, view nziza, inzu ushobora guheraho cyangwa ukayifashisha ubika ibikoresho igihe uri kubaka iki kibanza, kiragurishwa kuri miliyoni 9 gusa. Mu by'ukuri kubona ikibanza nk'iki hafi ya Kigali kiri ku giciro nk'iki ni amahirwe adasanzwe. Ndakubwiza ukuri, niba uguriye iki kibanza uzigera ubyishyura. Ikindi cyiza cyane, iki kibanza gifite icyangombwa cyihariye UPI. Nugura turetse tugukora mitasiyo ako kanya uhita ucyegukana burundu. Nshuti yanjye, ibibanza nk'iri hafi ya Kigali ntabwo bimara kabiri ku isoko. Abantu babyigana babigura cyane. Niba ushaka aho gutura heza cyangwa ishoramari rifite ejo hazaza, iki kibanza kiri i Kamonyi ni amahirwe adakwiye kugucika. Hamagara nonaha cyangwa utwandikire kuri WhatsApp ubona kuri screen yawe. Fortune 2050 tugufasha kubaka ejo hawe hazaza. Ciao ciao.